Umukunzi wacu dukurikirana buri munsi haba mu nkuru z'urukundo ndetse no mu kiganiro umuzi w'ubuzima, nyuma yo kumva zimwe mu nzozi twasobanuye ziri kuri uyu muyoboro, yadusabye ko twasobanura inzozi zerekeranye no kurota inka. Niyo mpamvu muri aka kanya tugiye kuvuga ku bisobanuro byazo. Inzozi ni kimwe mu bintu by'amayobera byakomeje kwibazwaho kuva na kera. Abantu barota ibintu bitandukanye kandi buri nzozi zishobora kugira igisobanuro cyihariye bitewe n'uko ibintu byari bimeze mu nzozi. Mu muco nyarwanda, inka ifite agaciro gakomeye. Ifatwa nk'ikimenyetso cy'imigisha, ubukungu, urukundo n'amahoro. Iyo umuntu arose inka, hari ubwo aba ahawe ubutumwa runaka ku buzima bwe. Ariko mbere yo gusobanura izi nzozi zerekeye inka, reka turebe muri rusange icyo kurota bimara ku buzima bwacu. Twese tuzi ko inzozi ari ibitekerezo umuntu agira cyangwa amashusho abona mu gihe asinziriye. Akenshi zigendana n'amashusho, amajwi cyangwa ibyiyumvo, rimwe na rimwe zikaba ziri mu buryo bushimishije, buteye ubwoba cyangwa budafututse neza. Inzozi zibaho kuko ubwonko bukomeza gukora n'iyo umuntu asinziriye. Mu gihe cyo gusinzira cyane habaho icyitwa rapid eye movement, bivuze ko ubwonko bukora nk'iyo umuntu ari maso, bigatuma habaho inzozi. Buri muntu ararota, ariko hari igihe atibuka inzozi ze. Abantu bamwe bavuga ko batarota, nyamara ubushakashatsi bwagaragaje ko baba barose ariko ntibibuke ibyo barose. Gusa mu gihe umuntu adashobora kwibuka inzozi ze, si ikibazo gikomeye. Ariko niba atajya arota na rimwe, ndetse no mu bihe by'isesengura ry'ubwonko nk'igihe cyo gusinzira cyane, bishobora kuba bifitanye isano n'uburwayi bw'ubwonko cyangwa ikibazo cyo gusinzira nabi. None kuki turota ibintu biteye ubwoba cyangwa ibyiza? Inzozi nziza zishobora guterwa n'ibyishimo umuntu afite, ibyo yifuza kugeraho cyangwa ibintu byiza aheruka guhura nabyo. Inzozi mbi kandi ziteye ubwoba akenshi zituruka ku mpungenge, ibibazo cyangwa ibihe bigoye umuntu arimo kunyuramo. Stress, impagarara zo mu buzima ndetse n'ibibazo byo mu mutwe bishobora gutera inzozi mbi. Kurota bigira akamaro kenshi. Kurota bituma umuntu abasha gutunganya ibitekerezo bye neza, bikamufasha kwiga no gufata ibyemezo. Hari igihe inzozi zigaragaza ko hari ikibazo cy'imihangayiko, stress, cyangwa ko hari ikintu giteye ubwoba umuntu adasobanukiye neza kigiye kumubaho. Abahanzi, abashakashatsi n'abandi bagira ibitekerezo bishya akenshi babikura mu nzozi zabo. Ubwo rero kurota ni igice cy'ingenzi cy'ubuzima bwacu. Ni kimwe mu bigaragaza uko dutekereza, uko twiyumva ndetse n'uko ubwonko bwacu bukora. Waba urota ibintu byiza cyangwa bibi, byose bifite aho bihuriye n'ubuzima bwawe bwa buri munsi. Tugarutse ku nzozi z'uyu munsi, bitewe n'uko inka igaragara mu nzozi, ishobora gusobanura ibintu byiza cyangwa ibibazo bishobora kuba biri imbere. Hari ubwo umuntu arota inka nziza, indi nshuro akayirota irwaye, ishaje cyangwa ipfuye. Hari igihe uyirota yaguteye cyangwa se mu nzozi ikubaniye neza. Buri buryo bwose burimo igisobanuro cyabwo nk'uko tugiye kubisobanura. Uburyo bwa mbere ni ukurota inka nziza ifite ubuzima bwiza kandi ituje. Iyo urose inka nziza ifite ubuzima bwiza, ituje kandi yiyoroheje, akenshi biba bishushanya amahoro mu buzima bwawe. Bishobora kuba ikimenyetso cy'uko uri mu bihe byiza by'ituze, yaba mu mibanire yawe n'abandi, mu bukungu cyangwa mu rugendo rwawe rw'ubuzima. Mu muco wa Kinyarwanda, kugira inka ni ishema. Kurota inka imeze neza bishobora kumvikanisha ko hari umugisha ugiye kuza cyangwa se iterambere mu byo ukora. Hari igihe kandi bisobanura ko ufite inshuti nziza cyangwa urukundo rurambye. Iyo urose inka ikwitayeho, ni ikimenyetso cy'uko hari abantu bakwitaho kandi bagusabira ibyiza. Uburyo bwa kabiri ni ukurota inka zirisha mu rwuri rwiza. Iyo urose inka nyinshi zirisha mu rwuri rutoshye, ibi bikunze gusobanura iterambere no kugira amahirwe mu buzima. Bishobora kuba byerekeye ubukungu, imishinga yawe cyangwa se umuryango wawe. Mu mateka y'abantu, gutunga inka nyinshi byafatwaga nk'ikimenyetso cy'ubukire. Iyo urose izi nka ziri mu rwuri rwiza, bishobora kumvikanisha ko ibintu birimo kugenda neza mu buzima bwawe ndetse ko igihe kiri imbere kiguhishiye ibyiza. Ku rundi ruhande, nurota inka zishonje cyangwa zidafite aho zirisha, bishobora kumvikanisha ko hari ikibazo kiri mu buzima bwawe, nko kugira ibitekerezo byinshi bikujagaraje cyangwa impamvu zituma utagera ku byifuzo byawe. Uburyo bwa gatatu ni ukurota inka irwaye cyangwa inaniwe. Iyo umuntu arose inka irwaye cyangwa itabasha kugenda neza, ibi bikunze kwerekana ibibazo bishobora kuba biri imbere. Mu buzima busanzwe, inka irwaye ni umutwaro ku muntu uyiragiye cyangwa uyitunze. Biba bivuze ko hari ibintu bigomba kwitabwaho, cyane cyane ubukungu cyangwa ubuzima bwo mu mutwe. Mu nzozi, ibi bishobora kwerekana ko hari ibibazo byihishe bitarabonerwa umuti. Niba urota ufite inka irwaye, ushobora kuba ufite impungenge cyangwa imbogamizi mu byo ukora. Hari igihe kandi bishobora gusobanura ko hari umuntu hafi yawe ukeneye ubufasha bwawe. Uburyo bwa kane ni ukurota inka yaguteye cyangwa iguhunga. Iyo urose inka yaguteye ishaka kukurwanya, akenshi biba ari ikimenyetso cy'uko hari ibibazo uri guhunga cyangwa bikugoye guhura nabyo mu buzima bwawe. Inka ishobora kubisobanura ibintu by'agaciro ushobora gutakaza cyangwa ibintu bigusaba guhagarara wemye kugira ngo ubitsinde. Nurota inka iguhunga cyangwa wowe uyikubita, bishobora gusobanura ko hari amahirwe ushobora gutakaza cyangwa se ibintu wari ufite ugomba kwitaho kugira ngo bitagenda nabi.
Hari igihe kandi bisobanura ko hari umuntu wowe ubwawe ubangamira cyangwa ibintu utinya guhura nabyo. Mu bihe nk'ibi ni byiza kwisuzuma ukareba niba hari ibintu urimo gupfusha ubusa cyangwa niba hari ibyo ugomba guhindura mu mibereho yawe. Uburyo bwa gatanu ni ukurota inka ibyara. Iyo urose inka iri kubyara, izi nzozi akenshi zisobanura imigisha. Bishobora kwerekana iterambere mu byo ukora cyangwa amahirwe mashya mu buzima bwawe. Mu muco wa Kinyarwanda, kugira inka ibyara byafatwaga nk'intsinzi n'iterambere. Niba warabirose, bishobora kuba ikimenyetso cy'uko ibintu bizagenda neza, yaba mu bukungu, mu rukundo cyangwa mu mishinga yawe. Hari igihe kandi izi nzozi zishobora kwerekana ko hari igitekerezo gishya kiri kuvuka mu bitekerezo byawe kandi ushobora kukibyaza umusaruro mu gihe kiri imbere. Uburyo bwa gatandatu ni ukurota inka yicwa cyangwa yapfuye. Iyo urose inka yicwa cyangwa yapfuye, akenshi ibi bishushanya igihombo runaka. Bishobora kuba bisobanura ko ugiye guhura n'ubukene, igihombo mu kazi cyangwa ibibazo mu mibanire yawe n'abandi. Inka yapfuye ishobora kuba ikimenyetso cy'amahirwe yari ahari ariko atakaye, cyangwa ibintu wari ufite ukaba ushobora kubibura. Bishobora no gusobanura impinduka mbi cyangwa ibibazo bigomba kwitabwaho. Niba uyirota uko, ni byiza kwisuzuma ukareba niba ari ibintu by'ingenzi uri gupfusha ubusa cyangwa se niba hari ingamba ugomba gufata kugira ngo witegure igihe kizaza. Uburyo bwa karindwi ni ukurota inka y'umukara cyangwa y'umweru. Hari igihe umuntu arota inka y'umweru cyangwa y'umukara kandi buri bara rifite igisobanuro cyihariye. Inka y'umweru ni ikimenyetso cy'amahoro, imigisha n'ibyishimo. Iyo urose inka y'umweru bishobora kwerekana ko uri mu bihe byiza cyangwa se ko ugiye kugira amahirwe meza. Inka y'umukara ishobora gusobanura impungenge, akaga cyangwa ibibazo biri imbere. Akenshi ibi biba ikimenyetso cy'uko hari ibintu bitagenda neza cyangwa ibibazo bigomba kwitabwaho. Gusaba ko tugusobanurira inzozi zerekeye inka ntibihagije, biba byiza iyo uvuze ko wayirose n'uko wiyumvaga. Niba yari nziza kandi yiyoroheje, bigaragaza ibyiza. Ariko niba yari irakaye cyangwa irwaye, bishobora kwerekana ibibazo bikeneye gukemurwa. Kurota inka ni inzozi zikunze kugira igisobanuro gikomeye bitewe n'uko iyo nka yagaragaye mu nzozi. Mu muco wa Kinyarwanda, inka ni ikimenyetso cy'imigisha, ubukire n'ituze. Iyo urose inka imeze neza, akenshi ni ikimenyetso cy'ibyiza biri imbere. Ariko iyo irose irwaye, iguhunga cyangwa yapfuye, bishobora kwerekana ibibazo bikenewe kwitabwaho. Icy'ingenzi ni ukureba uko inzozi zawe zari zimeze, ugatekereza ku buzima bwawe bwa buri munsi. Hari igihe inzozi ziba ubutumwa butanga amakuru y'ibiri imbere cyangwa se zikwereka ibyo ugomba kwitaho. Nurota inka, izo nzozi ntuzazirengagize, uzaziha umwanya uzitekerezeho kuko zishobora kuba zigufitiye ubutumwa bw'ingenzi. Komeza kubana natwe kandi hari ikindi cyifuzo nacyo wakitugezaho ahatangirwa ibitekerezo tukazageraho ubutaha. Inkuru z'urukundo nazo nakagaruka kuri uyu muyoboro.